tugiye kuganira ku magambo y'Imana afite umutwe uvuga ngo gukura k'umukristo. Yesu ashimwe. Gukura k'umukristo. Abana bato ni beza. Mwahoze mubona bakina hano, hari igihungu cyiza cyambaye imyenda ya gisirikare, mwahoze mubona gikina hano mukabona biranejeje. Hari uwo byaguzije amahoro kubera ikigero cye ntacyo bitwaye, ariko ubu nkoze ishyano nkamwigana. Reba mbese umuntu w'umama arimo yizengurutsa hano nta gahunda. Murabona ukuntu byabiteye umujinya, kuko bitajyanye n'iki n'imyaka. Umubebe, umuntu mutoya, iyo mama warimo avugana nawe cyangwa undi muntu wamurimo mvuga ururimi rutaba bebe akavuga ngo bobobobo, nawe uti bibibibi, mukajya muri ibyo mukivugisha amasaha agashira, bijyanye n'iyo myaka kandi biteye imbabazi. Ariko tekereza tugize ibyago ruriya ruhinja rukazagira imyaka 15 rukiri muri bibibibi 18 bobobobo, igihe cyo gushaka 20 n'ingahe 30 baba barabona bitabiteye ikibazo, cyaba ari ikibazo gikomeye. Natwe nk'abakristo bifuza gukura, dufite itangiriro kuko hakura iki? Hakura wavutse. Haleluya. Nta kintu gikura muri cyo kidafite ubuzima. Niba warize Kristo urya munsi niko kuvuka kwawe, ariko nakaga kuguma umuntu yagwingira agakomeza kuba umwana. Sibyo nshuti z'Imana? Umwana ni mwiza ariko umwana udakura ateje ikibazo, ndetse ababyeyi bahagarara mu nshingano bahita bihutira kumujyana kwa muganga. Igihe cyo kwicara kigeze ntiyicare, bajya kubaza muganga. Igihe cyo kuvuga no kugenda kigeze ntabikore, bajya kubaza muganga. Siko bimeze? Niko na data watugiriye neza akaduha Kristo, tukamwemera tukamwizera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana. Yifuza ko tuba abana bagize gute? Bakuze. Rero nakaga muri iyi si, kuko abana b'Imana benshi baravutse. Ubu utateranye, abakunda guterana Imana ishimwe buri cyumweru tuba turi mu nsengero, ariko iyo utateranye ukamanuka muri ayo masaha yo guterana ukaba uri nko mu muhanda, ubona bamwe bazamuka bajya mu rusengero hano, abandi bamanuka bajya mu rundi, abandi batambika, ubona abana b'Imana benshi bajya gusenga. Ariko ikintu kibabaje, siko bose bakuze. Tubwirwa n'iki ko batakuze? Iyo tubitegereje mu buzima bwabo bwa buri munsi, dusanga rimwe na rimwe badakora nk'iby'abana bakuze, abana b'ubwami bakuze. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana yacu tugire neza. Icyifuzo rero gikomeye nyamukuru kiri ku mutima w'Imana nuko abantu bose bakizwa, uko niko kuvuka, ariko kandi abantu bagira umumaro mu bwami bw'Imana ni abana bakuze. Iyo utakuze ukomeza gusa nk'utarigeze avuka, ukomeza gusa nk'uko wari umeze utarahura na Kristo. Muranyumva nshuti z'Imana? Umuntu akabura itandukaniro rya mbere yo gukizwa na nyuma yo gukizwa. Imana iturinde kandi Umwuka Wera dushoboze twese tugira inyota yo kwifuza gukura. Uvuga uti maze imyaka runaka mu gakiza, ariko ndifuza kwigira imbere ndushaho gusa na Kristo. Amen. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto niho uyu mutwe ushingiye. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 13 murongo wa 11. Nishimira iriya gahunda yo gusoma ibice, Imana ibahera umugisha. Aho nsengera ntayo tugira, ariko ni nziza. Nizeye ko ibyo baba basomye nawe ugenda ukongera ukabisubiramo, ukabisoma, ukabigira ibyawe. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 13 murongo wa 11 haravuga ngo ngira umwana muto, navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Yesu ashimwe. Ngira umwana muto, navugaga nk'umwana muto, nta kintu byari bitwaye, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, byaba kaga umuntu agarukirije aho ngaho, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Uku gukura turimo tuvuga ntago ari ugukura kw'imyaka ngo nsaze ngira imvi, nubwo nabyo ari umugisha. Nahoze mbona umubyeyi hariya ukuze ufite imisatsi yose y'umweru ahaguruka akaramya Imana agasoma Bibiliya, nabyo ni umugisha. Ariko uku gukura si ugukura kw'imyaka gusa, ni ugukura turushaho gusa na Kristo. Ni ugukura ko wavutse muri twebwe umuntu w'umwuka utarebeshwa amaso, umuntu w'umwuka tumenyera ku ngeso ze, tukamumenyera ku myitwarire ye, tukamumenyera mu byo asigaye abamo. Kuko kugihagarara imyaka iyo nta bundi bumuga ufite, iyo nta bundi bumuga afite, ndakomeza ngakura mu gihagararo. Iyo wahuye n'indyo nziza ntugwingire, urakomeza ugakura mu gihagararo. Yewe umuntu arekera gukura ari uko yavuye muri uyu mubiri. Ariko turavuga ubundi bukure butagaragara ku misatsi y'umweru, butagaragara ko nabaye muremure,
butagaragarira aho ngaho, ubundi bukure bugaragarira ko umuntu yagenda arushijeho gusa na Kristo. Imana yacu tugire neza. Urugero rundi bukoreshe ni urugero rw'abigishwa ba Yesu. Amen. Kandi umwigishwa Yesu afite uyu munsi muri uyu mujyi wa Karongi ni wowe nanjye. Haleluya. Ese wari ubizi? Ni wowe nanjye, ni twebwe yerekejeho amaso, kuko Petero, Yohane, ba Yakobo, ba Pawulo barangije ibyo bagombaga gukora, hasigaye wowe nanjye, kandi amazina yacu arazwi mu ijuru. Haleluya. Hari igihe utaragira ibikorwa bihambaye, umuyobozi w'umudugudu ntakumenye, umuyobozi w'isibo ntakumenye, ariko twese bavutse bwa kabiri amazina yacu yanditswe hehe? Mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Mu ijuru turi ibyamamare. Abo bantu rero Imana ibahanze amaso, ntabwo ibakuraho ijisho. Haleluya. Uko umuntu bamwandikisha mu irangamimerere, iyo afite ababyeyi bahagarara mu nshingano akivuka bakamwandikisha mu irangamimerere, uyu ni mwene kanaka, yabyawe na kanaka, se n'uyu na nyina n'uyu, bakandika n'itariki yavukiye, bagakomeza bakabikurikirana, yewe yanava muri uyu mubiri bakazamuha ikindi kigaragaza ko yavuye muri uyu mubiri. Igihe twakizwaga, abana b'Imana benshi ntabwo bazi agaciro k'agakiza, ariko reka mbabwire, igihe twakizwaga amazina yanjye Rutase Mazimpaka yarekewe kuba mu gitabo cy'irangamimerere cy'aho mvuka, yandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Haleluya. Aho ntabwo banyandika ngo bafatanye na data niba yarapfuye atizeye, nta nubwo bafatanye na mama niba yarapfuye atarizeye, ahubwo muzwa n'abandi bana b'Imana benshi, abavuga igishinwa, abavuga igifurebo, abavuga igikiga, abana b'Imana benshi duhuje kuri data umwe. Haleluya. Amazina yacu yanditse hehe? Mu gitabo cy'ubugingo. Ese waba warandikishije mu iryawe? Ese Kristo waramwizeye? Umuntu ashobora kuba mu itorero ryiza rimutoza Bibiliya kuva akiri umwana. Mwagize umugisha ntimukabipfushe ubusa. Natangiye gukora kuri Bibiliya no kuyitaho mfite imyaka 24. Urumva ko kaga? Murumva atari akaga? Ariko kuba mu itorero ryiza rigutoza Bibiliya ntibivuga ko amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukumwizera ku giti cyawe. Reka bamwizeye tumuhe icyubahiro. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Ndashaka no gukoresha urugero rw'abigishwa ba Yesu. Amena. Urwo rugendo rw'uburyo yatangiranye nabo bakarangiza babaye abagabo bo kwizerwa, bakuze mu gakiza, batakimwihakana, batakibivamo, barinda bapfa batabivuyemo. Murumva atari twifuza kugera. Amena. Mana tugire neza. Intambwe ya mbere ni uguhamagarwa. Yesu yaciye aho bari hirya no hino, arabarembuza, arabahamagara. Iyi ntambwe twayigereranya no gukizwa kwacu. Mu magana menshi y'abanyabyaha, umuntu ashobora kumva indirimbo nk'iyo wumvise, akumva ikibwiriza nk'icyo wumvise, akakira abavuga butumwa batandukanye nk'abo wumvise, agakurira mu itorero rishingiye muri Bibiliya nk'iri ngiri nk'iryo murimo, ariko iri jwi rihamagara akaryirengagiza, ntariho umwanya, akajya yumva agifite igihe, akavuga ati nimara gukura, nimara gushaka, nindangiza kwiga se, akumva agifite umwanya ntarigitabe. Imana itugirira ubuntu. Icyamukumva ijwi rye uyu munsi ukemera ugakingura umutima wawe. Haleluya. Intambwe ya mbere yo gukura ni ukwemera guhamagara kw'Imana. Icyajyanye Yesu ku musaraba nuko twebwe nta kintu na kimwe cyari kutwunga n'Imana, twari abanyabyaha rwimbi, nta mirimo myiza yari kudukiza, kuko ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Byatumye Yesu ajya ku musaraba, ashyirwaho urwo rupfu, yemera gupfa mu mwanya wanjye n'uwawe. Kuva yapfa ku musaraba nawe ukavukira muri iyi si, ijwi rye rihamagara ngo ngwino mwana wanjye, ngwino mwana wanjye urorongataniye aho hirya, aricisha hirya no hino mu ndirimbo, mu materaniro, mu ivugabutumwa, burya barimo guhamagara. Amen. Icyama ukaba waritabye iryo jwi, icyama kandi waba utararyitaba uyu munsi ukaryitaba. Hanyuma Yesu aragenda. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, nakoresheje icyanditswe kimwe ariko ni henshi bivugwa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 4 kuva ku murongo wa 18 ngeze ku murongo wa 20. Ngo agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura, bagira gute? Bagira bati? Basiga inshundura baramukurikira. Arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Iteka umuhamagaro w'Imana urazamura
ukura mu mwanda, ukura mu ipfunwe ry'ibyaha, ukura mu bibi ukarushaho kugira byiza. Bari mu murimo udafite icyo utwaye, duturanye n'ikivu, harimo abarobyi. Imana yacu tugire neza, ariko aravuga ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Bumva iryo jwi ry'umwami Imana, bumva iryo jwi rya Kristo, ngo uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Reka mbabwire iri jwi rihamagara kuryitaba birihutirwa. Haleluya. Si ibintu byo kuranzika, si ibintu byo gushyira ejo, kuko ejo ntabwo tuhazi. Amena. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Muri jenoside hagati hari umuvandimwe wajya kuza kudusengera ahantu twari twihishe. Yari umukristo pe, kuko yatinyuka gukora ibintu abantu benshi batakoraga muri icyo gihe, kuko cyari igihe cya buri muntu gusama amagara ye. Akadusengera akatubwira Imana. Njyewe na mugenzi wanjye twari kumwe tukavuga ngo nidukira nitudapfa tuzakizwa. Kugize ngo twarakishijwe se byaratinze. Jenoside yararangiye tubyina insinzi turayibyina, imyaka iratambuka. Kubw'ubuntu bw'Imana rya jwi ridatuza guhamagara riza kumpamagara, ndahindukira ndakizwa. Ariko subwo iyo mva muri jenoside nari kujya hehe? Ese nyuma yaho ko Imana yari impaye amahirwe yo kubaho, ariko ko ntahise nihutira kwitabira iryo jwi, ese nari kujya hehe? Kwitabira ijwi birihutirwa. Ese nimuhora mubona abantu bapfuye, impanuka ziraba, umuntu aryama atarwaye agapfa, ni ibintu bitungurana tubana nabyo. Abashaje n'abatoya barapfa, abize n'abatarize, abakire n'abakene bose bagira gute? Barapfa. Iri jwi rero kuryitaba ni ikintu cyihutirwa. Yesu yarivugiye ngo ndiwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Nta yindi nzira igeze mu ijuru, ni Kristo wenyine. Haleluya. Imana ishimwe ko abigishwa ba Yesu babyumvise, ngo uwo mwanya basiga inshundura zabo, basiga ibyo bari barimo, bitaba umuhamagaro uruta iyindi, bakurikira Yesu. Haleluya. Ni icyemezo cyihutirwa. Iyo umuntu yamaze kubihagararamo akamenya umumaro wabyo, ikintu cya mbere avuga, Mana kuki ibi bintu ntabyitabye kare, kuki ntabimenye kera? Haleluya. Maze gukizwa naravuze, Mana kuki namaze imyaka ndangaye, kuki ntakwitabye nkiri muto, kuki ntakwitabye nkiri umukobwa, kuki nakererewe mu mafuti? Kandi ayo mafuti y'umuntu yarimo aba yumva afite inyungu nyinshi, aba yumva ari umunyabwenge, aba yumva ari umuhanga, aba yumva azi kurya isi. Haleluya. Wayirya izarangira ikuriye, kuko ibyo itanga byose bihishwemo urupfu. Imana itugirire neza. Haleluya. Arabahamagara nabo baritaba. Intambwe ya mbere kugira ngo umuntu akure ni ukwemera umuhamagaro wa Kristo, hanyuma ukitaba, kuko ntiwakura utaravutse. Muribuka Nikodemo yigeze kubibaza Yesu, yibaza ati ibintu byo kuvuka bwa kabiri, ndi umusaza, ndi umuntu mukuru, bizagenda bite? Se umuntu asubira mu nda ya nyina? Yesu aramubwira ati ukaba uri umwigisha w'Abayuda ntumenye ibyo bintu, kuko rimwe na rimwe bihishwa ubwenge, ariko mu guhishurirwa tumenya icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba, tukamenya ko turi abatindi bo kubabarirwa, tukizera tugakira. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Na n'uyu munsi ahagaze ku rugi arakomanga. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwira mu Byahishuwe 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Haleluya. Intambwe ya mbere ni ukumva iryo jwi riguhamagara ku giti cyawe. Wahamagarirwa muri Anglikani, wahamagarirwa ahandi, ariko ntago ijwi rihamagara abangirikani bose. Rihamagara umuntu hehe? Umuntu hehe? Ku giti cye. Iyo utahamagaye ku giti cyawe, iyo umunyekorari umwe mu bagize korari wabonaga afite imbaraga aguye, nawe urwana nawe. Iyo wahoza kwiyobora mu byiza acogoye, nawe ucogorana nawe. Ariko ijwi rya Yesu riguhamagara mu izina ryawe. Niyo mpamvu no mu gitabo cy'ubugingo handitse mu izina ryawe, ntabwo handitsemo korari Grace, ntabwo handitsemo korari runaka. Muranyi bashiti z'Imana handitse mu izina ry'umuntu ku giti cye. Nta nubwo bashizeho titire ngo wongereho ngo Pastor Hortense. Icyakora amazina yanjye yanditseyo yonyine, Hortense Mazimaka, yavutse ubwa kabiri, uyu munsi yacitse urupfu rw'iteka. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Araduhamagara, ese wakingura umutima wawe ukitaba, kuko hakura uwitabye umuhamagaro. Imana yacu tugire neza. Icyiza cye rero ntabwo ahamagara abakiranutsi. Yarivugiye ahantu henshi mu butumwa bwiza biragaruka, ariko reka nkoreshe Mariko 2:17 ngo umuganga ntabwo yaziye abazima, yaziye iki? Abarwayi. Ba Petero yabahamagaranye binjirana n'amafuti yabo, no kurushanwa bavuga ngo ninde uzaba uwa mbere, no kubivamo babigarukamo n'intege nkeya.
torero ry'Imana, hari igihe duheza abantu hanze ngo kuko batarasa nkatwe. Nawe wiyibuka utarahura na Yesu ko wasaga. Ese wasaga uti? Nari umushizi w'isoni wa cyane. Wowe wasaga uti utarahura na Yesu? Yesu yaziye abarwayi, ntiyaziye abazima. Icyakora yamaze tumaze kumukingurira iyo karibu tukayimuha mu mitima yacu, atangira gukora umurimo mwiza muri twebwe wo kuduhindura. Haleluya. Tukagira ubuhamya bwa mbere n'ubwa nyuma, n'abatuzi bakavuga ngo ye na Hortense yakizwa, ye na Jacqueline yakizwa. Mana yacu tugirire neza. Baje nk'uko bari, abigishwa binjira batyo n'intege nke zabo. Intambwe ya kabiri, iya mbere no kwemera guhamagarwa kandi ukitaba. Intambwe ya kabiri no kugumana na Yesu ukamwigiraho, kuko ibyanditswe byose tuzagera tubona ngo Yesu akajya abana nabo. Yesu akabana nabo barakunda, bagumana nawe, bamwigiraho. Ubutumwa bwiza bwose kuva muri Matayo kugeza muri Yohana, ibice byose ugasoma, inkuru nyinshi zirimo ni umubano wa Yesu n'abigishwa be. Muranyumva nshuti z'Imana, baragendanye, barabanye, barasangiye, bamubajije ibibazo batumvise, bakamubwira ati ko wavuze biriya, ariko none mwibanga akabasobanurira, batindanye nawe. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana, ntabwo wakura udatindanye n'umwigisha w'ukuri. Babanye na Yesu. Akaga kariho uyu munsi nuko abantu bavuka ubwa kabiri, amazina yabo bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo, bakababarirwa, ariko bagahuga cyane ku buryo batagira umwanya nk'uyu nguyu mufite wo kwicara imbere y'Imana ngo mwigishe ijambo ry'Imana. Umuntu agaheruka mu nzu y'Imana akiri umushomeri ataragira akazi, yabona akazi akavuga ati tuba tunaniwe, ku cyumweru n'umwanya wo kuruhuka no gukora siporo. Babanaga na Yesu, bakamwigiraho, bakararana nawe. Ryabaye ishuri ry'igitangaza ry'imyaka 3 irengaho. Muranyumva nshuti z'Imana, bararana nawe, babuzukana nawe, asenga bamureba, abigisha ijambo ry'Imana, abasobanurira, ababwira ati ibi birakorwa, ibi n'ibikorwa, mutagwa mu mutego nk'abafarisayo, mutagwa mu musemburo w'abafarisayo tabafata bati bizo ni ibiki, bakagira ngo ni imigati, ati si imigati ahubwo n'uburyarya. Arabigisha. Oh haleluya. Icyamabera tukongera tukagira inyota yo kwigira ku ijambo ry'Imana. Yewe utora Bibiliya ku cyumweru ariko ntago bari hano. Amen. Abo bari ahandi hantu basengeye ahandi. Abatora Bibiliya ku cyumweru akayihungura iki? Akayihungura ivumbi. Agatera n'icyumweru kimwe agasiba bitatu, azigera kuri Yesu ryari. Muranyumva nshuti z'Imana, bakavuga ibya harya mu byitsi imiryango remezo, mu byitsi matsinda matoya, mu gitiki itorero shingiro, bakavuga iby'itorero shingiro akumva ntibimureba. Nagira ngo mubwire ko nta hantu uzigira kubana n'undi muntu mudafitanye isoko y'amaraso, isano y'amaraso nko mu nzu y'Imana. Ni umwihariko wo mu nzu y'Imana. Bavuga iby'iryo torero shingiro ukumva ntibikureba, ukavuga ati pasiteri adahari ngo abahari, njyewe ibyo bintu ntabwo mbijyamo. Ariko babanye na Yesu, bigira kuri Yesu, batindana nawe. Reka nongere mbabwire ko bigikenewe muri uyu munsi. Muri iki gihe abantu barimo basiganwa, turi mu iterambere ryo gushaka amafaranga, biracyakenewe gutindana na Yesu, kuko ntushobora gukura utigiye ku birenge bye. Haleluya. Kandi mbibutse ko ab'iki gihe nta n'urwitwazo dufite. Uyu munsi dufite za Bibiliya muri aya matelefone. Nshuti z'Imana, kera bari bafite imizingo y'ibitabo isigara ahangaha kuko ntiwapfa no kuyitahana, ari na mikeya. None uyu munsi umuntu ashobora kugendana na Bibiliya yo muri telefoni. Koko uburi ijambo ry'Imana wibikamo buri munsi. Mane tugirira ubuntu. Haleluya. Hari umuntu ushaka gukura, hari umuntu ushaka kurushaho gusa na Yesu. Amen. Bamugiriraga umwanya, batindanaga nawe, bamwigiyeho. Icyanditswe nifuza kuvuga, ndagira ngo kikwereke umubano Yesu yari afitanye n'abigishwa be. Haravuga ngo sinzabasiga, ni Yohana 14:18 na 19. Yohana 14:18 na 19 ni icyanditswe tuzi cyane. Aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto, abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho, namwe muzabaho. Iki cyanditswe kivuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, iteka cyangwa se inshuro nyinshi tugikoresha twerekeza ku mwuka wera bendaga guhabwa, siko bimeze. Ariko sinzabasiga nk'imfubyi biragaragaza ko bari abantu begeranye, ku buryo Yesu kugenda
bari kumva babaye imfubyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bari begeranye nawe ku buryo kumubura byari gusiga icyuho giteye ubwoba. Muzi yuko hari umuntu utagikumbura amateraniro, hari umuntu utagikumbura ibintu by'Imana. Ni ukuvuga ngo kubibura ntacyo atakaza kuko ntaryohewe no kubibamo. Ariko Yesu kubasiga bari kumva babaye nk'imfubyi kuko byose byari bishingiye ku mubano bafitanye. Haleluya. Icyampa Umwuka Wera akongera agasuka uburyohe mu mutima wawe, agasuka uburyohe mu mutima wawe bwo kuba mu bintu by'Imana, ugakumbura amateraniro y'abera, ugakumbura indirimbo z'Imana, ugakumbura ijambo ry'Imana, ukaryoherwa no gusenga uri wenyine. Sinzabasiga nk'imfubyi. Yarazi neza umubano bafitanye ko yigiyeyo bazahita bamera nk'imfubyi. Yesu mubanye muti? Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Muribuka ko mu minsi yashize corona yarabaye nyinshi, bafunze amatorero kandi igihe kirekire, murabyibuka? Ikintu giteye agahinda rero cy'abantu batari bafitanye umubano n'Imana mwiza nuko bamwe bavuze atahwi turuhutse za repetition, turuhutse pasiteri kutubaza ngo turihe, turaruhutse. Koko yemwe, koko niyo isi tunaniza twateranye nk'uko tukumva ijambo ry'Imana, none igihe tutaryumva, ese iyo si ntizatumaramo uburyohe bw'agakiza? Ese iyo si ntizadukamura? Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Urabona ko nabaye uko ari imyaka. Haleluya. Abasiga. Amen, amen. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Haleluya. Umubano Yesu yarafitanye n'abigishwa be watumaga kuboherereza undi mufasha, undi muhoza ari ikintu cyihutirwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Kuko Yesu ntiyarafite gisimbura hagati muri bo. Umubano wawe n'Imana ese wawukumbura? Ese ukumbura ibihe byiza byo kubana n'Imana? Icyamuka inyota yo kuba mu bintu by'Imana ikarushaho kwiyongera muri wowe, akajya abana nabo, bagumana nawe, bemera kumwigiraho. Yarabahamagaye ariko ntibaje bahita bagenda, ntibaje bahita basiganwa basubirayo. Yarabahamagaye atindana nabo, bamara iminsi bamwigiraho. Nta muntu wakura adafashe umwanya wo kwigira kuri Yesu. Amen, haleluya. Intambwe ya gatatu, kuko bari bamaze iminsi bamwigiraho, kuko bari bamaze iminsi bareba, akajya batuma nabo bakemera gutumwa. Amen. Muranyumva nshuti z'Imana? Umwigishwa wa Yesu wese ukura afite ubutumwa yamenye ko agomba gukora muri iyi si. Iyo umwana w'Imana atarabimenya, intambwe zo gukura ziba ziri hasi cyane. Uyu muvuga butumwa w'umwana wari uri hano, nta kintu kimureba mu by'iwabo. Mwamubonye uko ngana? Mu nshingano z'iwabo hari ikintu kimureba? Ntacyo. Ntabwo mama yamubaza ati se kuki nzi isa nabi? Gute se? Biramureba se? Umurimo we nukonka, kugaburirwa niba yaratangiye kurya nk'ibyo ngibyo, ariko nta gikorwa ababyeyi bamutegerezaho. Nta nubwo bamutuma kuri butike. Mwamubonye uko ngana? Nta kintu gikomeye wamutuma kuko aracyari umwana. Ariko kuko bari batindanye na Yesu, bamaze ibimwisi bamwigiraho, igikurikiraho intambwe ikurikiraho ni ukwemera gutumwa, akajya batuma nabo bakemera. Amen, haleluya. Ntago bari basi ntibindeba. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10, turasoma umurongo wa 3, hanyuma dusimbuke tujye kuri 17 tugeze kuri 23. Turagenda buke bukeye. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10, reka dusome umurongo wa 3. Ngo nimugende mugire gute? Mugende. Twahageze Luka 10 umurongo wa 3. Nimugire gute? Nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amase. Tukajya kuri 17. Ngo nuko abo 70 bagaruka bishima bati databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Nimugende. Kubana n'Imana byari biryoshye, kubana na Kristo byari bimeze neza, ariko uko bakura umwana yitoza gukora.
Isaka amuha umurimo, akagaruka akamubwira uko byagenze, akongera avuga ati mwana wanjye si kuriya. Nuko batozwa. Mana yacu tugire neza. Nta mwana ukuze utagira umurimo akora mu rugo rwa data, ntibibaho. Imana yacu tugire neza. Mbibutse ko kugukura turushaho gusa na Yesu bitabarirwa mu myaka. Icyo akora imyaka itugirira umumaro iyo twagumye ku birenge bya Yesu. Ukamara umwaka, ukamara 2, ukamara 3, bijanze bikunze uzunguka byinshi kurusha abaje vuba. Ariko imyaka igira impfabusa iyo witabye ugahita ubura, hanyuma ukabura kubara imyaka 10 witwa ugize iri torero ariko utarigiye ku birenge bya Yesu. Rimwe na rimwe bijya bihinduka nk'impfabusa. Hari umuntu unyumvise? Hanyuma umuntu akabara imyaka gusa ariko itagaragaza umusaruro. Umwuka wera dushoboze kutaba muri abo ngabo. Ngo nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amaseka. Baragiye bakora umurimo nkuko uyu munsi bikiri, ni hagati y'amaseka. Iyi si iri munsi y'ububata bw'icyaha. Abagizi ba nabi uzahura nabo, abishushanyo uzahura nabo, urukundo n'amasaka bizakurana. Nuko bimeze, ariko ntibivuga ko nabo ukuri badahari. Hanyuma ku murongo wa 17, nuko abo 70 bagaruka bishima bati databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Murongo wa 20 uwumve neza. Ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe hehe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bemeye gutumwa, bagiye mu murimo, baragarutse batanga ripoti. Umwigisha uruta abandi arimo arababwira iby'ingenzi kuruta ibindi. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana izatanga impano kuko impano zifite umumaro mu itorero. Haleluya. Ndakwigisha ugafashwa, waramya ngafashwa, wakwigisha ngafashwa, wahanura ngafashwa, rwose ngafashwa nkagubwa neza. Impano nicyo zimaze, turaza kubigarukaho, n'uburyo zose zifatanyiriza hamwe gukuza umubiri wa Kristo. Ariko Yesu arababwira ngo nubwo amadayimoni yabumviye, nimwishimire ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe hehe mu gitabo cy'ubugingo. Mu yandi magambo arimo arabakosora akavuga ati ntimurangazwe n'ibitangaza, ntimurangazwe n'ubutware nabahaye, n'ubundi erega mwarabugenewe. Amadayimoni ari munsi y'ibirenge byanyu, imbaraga z'umwijima ziri munsi y'ibirenge byanyu. Haleluya. Ariko ntimurangazwe n'ibyo, ahubwo murebe, mwibuke, mumenye niba amazina yanyu yanditswe hehe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Niki kizatuma njya kubana n'Imana mu ijuru? Muri cya gitaramo nababwiraga tuzabamo, ntabwo ari uko navuze ubutumwa cyane, ahubwo ikizatuma njyayo nuko amazina yanjye yanditse hehe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Mu kwiga gukura, mu gutozwa n'Imana, hari igihe dushobora guhugira mu mirimo, tugatahira imirimo n'ibishimwa n'abantu, kuko ibishimwa n'abantu n'iby'inyuma biragaragara. Tugatahira amazina n'amatitire dufite, tugatahira kumenyekana nshuti z'Imana, ariko tukibagirwa icy'ingenzi. Icy'ingenzi ni umubano wanjye n'Imana mbere y'umubano wanjye n'abantu. Amen. Kandi umubano wanjye n'Imana numera neza, n'uwanjye n'abantu uzamera neza. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ngo muri uwo mwanya 21, muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera. Uwo ninde wishimiye mu mwuka wera? Ni Yesu. Haleluya. Urya kwishimira mu mwuka wera tugatumbagira ntago ari ibintu bitandukanye. Yesu nawe yishimiye mu mwuka wera. Ngo muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushimira data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge hanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data, kuko ariko wabishatse. Reka ngusabe Imana iri kunyumva. Haleluya. Wemere gutumwa, kuko gutumwa ntibyagenewe urwego runaka. Ari umuntu unyumvise? Umva icyo Yesu yishimiye. Ngo muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushimira data, umwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Haleluya. Kwemera gutumwa ntabwo bisaba urwego runaka rw'ubuzima, kuko Imana ntizantuma aho ntashyikira, izantuma aho shyikira, aho ijwi ryanjye ryagera, aho twicarana, abo tubana, abo nabasha kugeraho. Gutuma
gutumwa rero ntabwo bisaba amashuri runaka, nubwo n'abanyamashuri babahamagara, nta nubwo bisaba amafaranga runaka, nta nubwo bisaba icyongereza runaka, nubwo abo ngabo nabo bahamagarwa. Ariko gutumwa icyanejeje Imana, yavuze ngo ndagushimira data mwami w'ijuru n'isi kuko wabihisha abanyabwenge ukabimenyesha abana batoya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Dushobora kutagira amazina y'ibyamamare, ariko data yifuza kudutuma aho tugera, iwanyu, muri bene wanyu, abo mucuruzana ku meza mwe mu isoko, abo mubana muri karitsiye, bakeneye kukubona mu buzima bwahindutse kugira ngo nabo Umwami Imana bahamagare aciye muri wowe. Haleluya, haleluya. Kristo aranezerwa ngo yishimira mu Mwami, yishimira mu Mwuka Wera. Aravuga ati ndagushimira data muremyi w'ijuru n'isi kuko wabihisha abanyabwenge. Ibi bintu ntibyakirirwa mu bwenge, ahubwo byakirirwa mu guca bugufi, byakirirwa mu kwemerera Imana igakora icyo ishaka gukora mu buzima bwacu. Tukavuga ngo Mwami aho ntuma ndi bugeyo, aho unyohereza nanjye ndajyayo, ibyo nyifuzaho nanjye ndabikora. Ndagira ngo umutima wawe ubwira Imana ngo ibyo nyifuzaho ndabikora. Waba ufite imyaka 10, waba ufite 13, waba ufite 15, waba ufite 30, waba ufite 50, waba ufite myinshi, Mwami Imana ibyo nyifuzaho nanjye ndabikora. Haleluya. Ntabwo yifuza kuguhamagara no kugutuma ari uko wavuye mu ishuri cyangwa warirangije, arifuza kugutuma ku kigero cy'ubuzima cyose urimo, kuko akeneye abantu ibihumbi bamugendera. Amen. Haleluya. Kwemera gutumwa bitera ijuru umunezero ntagereranywa. Amen. Turi mu kinyejana cyo kuba nyamwigendaho, indwara imeze nk'iya Kayini. Muri biko Imana yaramubajije ngo mwene se ari hehe, Abeli mwene se ari hehe? Aramubwira ngo ndiki, sindi umurinzi wandi wa mwene data. Umva uko Satani arimo atugenga, akabwira ati warakijijwe, irindane n'agakiza kawe uzajya mu ijuru, ariko nturi umurinzi wa mwene so. Reka mbabwire ubutumwa bwiza tuvuga uyu munsi twabukuye ku bandi bantu. Hari abantu batubanjirije baba bizerwa, barabuvuga, natwe turakizwa. Kuba warakijijwe uri mu nzu y'Imana, hari abantu bakubanjirije babaye abizerwa, umurimo w'Imana urakomeza. Muranyumva nshuti z'Imana, Imana iragukeneye. Ntabwo turabo kuba abanyamwigendaho no kuvuga ngo nta kindi kintu nshinzwe. Uranshinzwe, wankomeza, wantyaza, nanjye nagukomeza kandi nagutyaza. Bitera umunezero mu ijuru iyo hagize abantu bemera gutumwa. Niyo mpamvu Yesu yishimiye cyane mu Mwuka Wera, aravuga ati ndagushimira data mwami w'ijuru n'isi kuko ibi wabihisha abanyabwenge n'amahanga ukabimenyesha abana batoya, ukabamenyesha inkuru z'ubwami, ukabamenyesha inkuru zo kubyamamaza. Imana yacu tugire neza. Haleluya. 22 na 23 ngo byose nabihawe na data, kandi nta uzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta uzi se uwo ari we keretse umwana n'umwana ashatse kumumenyesha. Ahindukirira abigishwa ababwira biherereye. Haleluya. Ese ujye ugira amagambo wumvira hano mu nzu y'Imana ukongera ukagira ayo wumva wiherereye uri wenyine? Ngo ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati hahirwa amaso areba ibyo mureba. Nshuti y'Imana, kuba umukristo, kuba umwigishwa wa Yesu, kwizera ntabwo ari ikintu giciriritse, ahubwo tubarirwa mu banyamahirwe. Hahirwa abahamagawe bakitaba, bagahindukira bagakizwa. Hahirwa kandi abarimo kwemera kumwigiraho, iyo ni intambwe ya kabiri. Hahirwa kandi intambwe ya gatatu abemera gutumwa. Ugeze hehe? Uri mu kihe cyiciro? Imana yacu tugire neza. Haleluya. Reka mbibutse itegeko risumba nako ibwiriza riruta ayandi, ibwiriza risumba ayandi niryo kugenda guhindura abantu kuba abigishwa. No kuvuga ngo umurimo ukomeye dusabwa gukora no guhindura abantu kuba abigishwa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 28:19 na 20 ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa. Haleluya. Ntabwo ari mugende mutangira amatorero, icyo akora azaba amatorero abantu batorezwamo kuba abigishwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Hari umuntu unyumva? Murahari? Haleluya. Mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa. Muzibuka ko ijambo umuntu avuga rimwe arenga. Ababyeyi bakuza amagambo babwira abana barimo basaza cyangwa barimo bapfa afite umumaro cyane. Ni ibintu umubyeyi aba yifuza ko bazakomeza kwibuka iteka.
Haleluya. Yesu arabwira ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Mu yandi magambo narabibigishije, murabifata, murabyitondera, namwe nimugende mubigishe kubyitondera. Ntago nakubwira kwitondera ikintu ngo bihame nanjye ubwanjye ntacyitondera. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya, haleluya. Nimuze twemere twigire ku birenge bye, dukure tubabigishwa bemera kwitondera ibyo yatubwiye, hanyuma natwe dukoreshe kugira ngo dukangurire abandi nabo kubyitondera. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Intambwe ya kane soza ni intambwe nziza, kumuhamya iteka mu mbaraga z'umwuka. Haleluya. Ahangaha babahamya batagicogora, aba bahamya barinda bagera mu rupfu. Niyo mpamvu ba Stefano babateye amabuye ntibabivamo, niyo mpamvu ba Petero babishe ntibabivamo, niyo mpamvu umuntu nka za Yesu ko zasigaye zarinze zigera mu rupfu zitabivuyemo. Muranyumva nshuti z'Imana? Ese muracyafite inyota yo kuzuza umwuka? Haleluya. Hari abantu bafite inyota yo kuzuza umwuka, cyangwa n'icyifuzo kitakigezweho? Torero ry'Imana, torero ry'Imana, ibyifuzwa n'abisi natwe ari byo dukeneye. Dukeneye amazu yo kubamo, dukeneye amamodoka, dukeneye imyambaro, dukeneye ibyo kurya, ariko ibyo ni ibyifuzwa n'abandi bantu badafite umurage nk'uwo dufite. Ni ibisanzwe. Icyifuzo cyo guhabwa imbaraga zishoboza abera kuzura umwuka wera gisa nk'icyifuzo kitakigezweho, ndetse iyo umuntu yagitinzeho babona ari umuntu w'umunyacyaro utazi ibigezweho. Ariko reka mbabwire nshuti z'Imana, kugira ngo umuntu abe umuhamya iteka azarinda asaza atabivuyemo, ashobozwa guswa n'umwuka wera. Haleluya. Ntabwo ari amashuri ya teoloji, ntabwo ari amatitire, nubwo nayo agira umumaro wayo. Kugira ngo umuntu abe umuhamya by'ukuri ni uko abatizwa mu mwuka, agahora yuzuzwa iteka, akazarinda arangiza urugendo amahoro, yarabaye umuhamya w'ukuri mu bihe byose. Ese icyo cyifuzo kiracyaba mu masengesho yawe, mu byo usengera, mu bigutera kwiyiriza, mu byo ujya uhamagaramo Imana ukavuga uti Imana, ese iki cyifuzo kiracyabamo? Kiracyabamo? Haleluya. Mu gitabo cy'ibyakozwe mu gice cya 1 umurongo wa 8, hejuru murabizi yaho gatoya baraganiraga na Yesu, abigishwa bajyaga bagira ibibazo nk'ibyacu, barimo bibaza ibyazagarukira n'ibindi. Abasubiza iri jambo ry'ingenzi mu buzima bw'itorero ry'Imana, ngo icyakora, ku murongo wa 8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzaba abagabo, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Nshuti z'Imana, haleluya, haleluya. Uyu munsi kuvuga ubutumwa bwiza, kugira itorero rya gikristo barizwamo, kugira korari urimo, hari igihe bisa nk'ibintu bigezweho. Muranyumva nshuti z'Imana? Kuko bidukingurira imiryango runaka. Uyu munsi kubwo ubuntu bw'Imana hari ahantu ngera bagahita abantu intebe yo kwicara kuko banzi nka pasiteri. Murumva bidafite umumaro? Aho nari gukererwa nk'abandi atambutse bakanyaranza rwose bakandwanaho, bisa nk'ibifite umumaro. Ariko reka mbabwire, iyo umwuka wera atari muri ibi bintu bihinduka akazi nk'akandi kose. Umwuka wera niwe uzana uburyohe mu gukorera Imana. Abamisiyoneri bavuga ubutumwa bwiza bamanuka hirya no hino, aho bashobora no kwicwa badashobojwe n'umwuka wera, nta mumisiyoneri waba ku isi. Haleluya. Imbaraga zivuga butumwa, imbaraga z'abakozi b'Imana bukuri bazarinda basaza batabivuyemo, ntabwo ziri mu mishahara bahembwa, ahubwo ni imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu abikora bikunze, akabikora iteka, avuga ngo haraho hari undi muntu umwe wakizwa. Haleluya. Akabishoramo amafaranga, akabitanga mu mwanya, agapfukama agasengera amazi n'abatazi, kubera umwuka wera niwe ubizanamo ubuzima, niwe ubizanamo uburyohe. Urugendo rwa gikristo ntuzarushobora, ntiruzakuryohera, bizakubihira, kuko hari ibyo uzasenga bigatinda kuza. Hari amafaranga uzasaba ntuyabone, umunyabyaha bigaragara bizwi ruharwa akayabona mbere yawe. Ikintu kizana uburyohe mu rugendo rw'agakiza no mu gukorera Imana ni umwuka wera. Haleluya.
nibwo uzaryoherwa, ukaryoherwa. Ngo Stefano bamuteye amabuye, bamwitegereje ngo basanga mu maso ye harasa n'ahamarayika. Uwo munezero utuma umuntu asa n'amarayika bamutera amabuye ni umunezero w'umwuka wera. Haleluya. Torero ry'Imana, mureka dushyira amavi hasi dusenga Imana, dusaba Imana ubuzima twagenewe. Ni wo mwihariko wonyine w'itorero tudahuriyeho n'abisi. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntimureka ko mufite urusengero rwiza kandi mwakoze umurimo mwiza, Imana ibaha umugisha. Ariko sare nk'izi hari ahandi bazihindura ibindi bintu bitari insengero. Siko bimeze? Ikaba iya sinema, ikaba iyo kubyiniramo, bagashyiramo amakaro nk'aya, bakayitaka nk'uko mwayitatse rwose, bagashyiraho ibintu bigezweho, ariko hatarimo ijambo ry'Imana. Umwihariko rero dufite tudahuriyeho n'abatarakizwa ni umwuka wera. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Reka nsoreze aho dukwiriye kugera. Twaravutse, murabyibuka igihe Yesu yaduhamagaraga, murabyibuka kwari ukuvuka. Amena. Hanyuma bakura nabemera gutera intambwe ya kabiri yo kugumana nawe bakamwigiraho, kuko Yesu yarabahamagaye ngo akajya abana nabo bakamwigiraho. Intambwe ya gatatu ko bamaze kwiga batera gatambwe gato bagatangira gukora. Ntabwo umwana w'imyaka 10 bamusaba gukora nk'iby'umwana w'imyaka 20 cyangwa ingahe, ariko bose hari uturimo bafite tungana n'imikurire yabo. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko kirazira ku mwana umaze kugwiza ubwenge, umaze kumenya ko yavutse ubwa kabiri, kirazira kubaho yicaye nta kintu amariye ubwami bw'Imana. Ubu no gutumira, koko gutumira umuturanyi uzi neza ko nta rusengero agira, murumva icyo kigoye? Kuvuga ubutumwa se nk'ubwa wa mugore wahuriye na Yesu ku iriba wo muri Yohana igice cya 4, hari ubwo bigoye. Yarabwira umudugudu ngo nimuze murebe. Ubutumwa bwe ntabwo bwarimo verse ya kangahe, chapitre ya kangahe, igice cya kangahe, ntiyarazi gusoma ibice, yaratarabigishwa kuko yatinze mu byaha, ariko yaragihamagara umudugudu wose. Mu yandi magambo yateguye igiterane kandi ari umugore uvuye mu byaha uwo munsi. Wananirwa gutumira? Nimuze twongere tugire ishyaka ry'ubwami bw'Imana. Haleluya. Aravuga ati nimuze murebe ko nabonye hari we Masiya. Mama beza, nshuti zanjye, basore beza, bagabo beza, nimuze twongere tugire ishyaka ry'ubwami bw'Imana. Turasaba umwuka wera kugira ngo agwirire muri twebwe, adukuze tugire ishyaka ry'ubwami bw'Imana. Amen. Aho dukwiriye kugera nahangaha, reka turebe amagambo Paulo yandikiye itorero rya Efeso mu gice cyawo cya 14, hanyuma ndekeraho. Igice cya 4 mu rwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso ku gice cyawo cya 4 murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 16. Haleluya. Yesu ashimwe abafite Bibiliya. Yesu ashimwe abafite Bibiliya, ntabwo ndimo kubareba. Yesu ashimwe abatazifite kandi bafite amafaranga yo kuzigura. Barahari, baravuze ngo amina. Urwandiko Paulo yandikiye Efeso igice cya 4 umurongo wa 11. Ibintu bifite agaciro mu buzima bw'umuntu nasanze umuntu abishaka. Hari umumama udakunda kwambara neza, hari uhari? Ntawe. Siko bimeze? Twese ntitubikunda. Haba kubibura ariko twese turabikunda. Iyo twikoreye tugacuruza isambaza zacu cyangwa ibindi bintu cyangwa dukura amafaranga mu bintu bibamo byihuta nyuma yo kugaburira abana, ntarimo no kwigurira igitenge cyiza. Mbona buri muntu wambaye igitenge cyiza imbere yanjye. Sibizi ko bimeze? Ntibibamo. Ariko abamama bari hano mayi, haleluya, mwageze mu ijuru, ntimukiri ku isi. Kwigurira kandi akeza ntibirimo, biri mu by'ingenzi. Turayashaka tukayabona mpaka tukaguza. Iyo ibintu ari by'ingenzi mu buzima bwacu tubyitaho. Kutagira Bibiliya uri umukristo uzi gusoma, ujye ukorera n'amafaranga, nuko itari kubereye ingenzi. Mana ishimwe, haleluya. Mana ishimwe ko ndimo kubibabwira kandi ko pastor azongera kuntumira. Mana ishimwe ko mutazanyanga. Some umurongo wa 11 ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze. Izi ni impano data yahaye twebwe twese mu buryo butandukanye. Haleluya. Abahamagara abaha n'impano. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Haleluya.
ibi dusanzwe tubizi kandi biradufasha, bitugira umumaro. Uzi guhura n'umuhanuzi w'ukuri utari umuhanuzi w'ikinyoma, akakubwira ibintu rwose wumva bimeze neza, uzi uburyo biryoha. Uzi guhura n'umwigisha w'ijambo ry'Imana mwiza, akarinonosora ukumva urafashijwe. Uzi intumwa zigenda zitangiza imirimo y'Imana hirya no hino, ibi byose bifite umumaro. Uzi abantu bahawe kubwiriza ubutumwa bwiza, batagira isoni zo kuvuga muri bisi, ahantu hose bageze baravuga, barabyihutira iteka. Muzi uburyo ari byiza. Izi mpano zose ni nziza ntako zisa. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Abigisha bakaza bakadukurugutura, bakatumaramo ubutesi n'ibintu byose, rwose ntako bisa. Hakaza n'abashumba badukuyakuya, batubembereza, bakatukubwira ati waguye ariko ihangane wongere ubyuke. Byose ni byiza, ariko nagira ngo wumve umurongo wa 12. Amen. Izi mpano zose zaratanzwe, hepfo baraduha impamvu zatanzwe. 12 hatangira havuga ngo kugira ngo. Haleluya. Zira mpano tuvuye kuvuga haruguru zose zaratanzwe kubw'impamvu. Ntago umuhanuzi yahawe ubuhanuzi kugira ngo agire impano y'igitangaza, abinezererwe, bamutura amaturo birangire. Pasiteri bibuko, umwigisha bibuko, oya. Byaratanzwe kugira ngo abera, wowe nanjye abera, batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Iyi impano z'Imana zirimo gukoreshwa, yaba kwiga ijambo ry'Imana, yaba badufasha kuramya Imana, yaba badufasha gusenga, iyi impano z'Imana zirimo gukoreshwa, icyatumye Imana izitanga ni ukugira ngo wowe nanjye dutunganywe rwose. Iyo ijambo ry'Imana ririmo kwigishwa, burya mba nimo gutunganywa. Haleluya. Kugira ngo bera batunganirizwe rwose gukomeza kwicara. Yego. Bimeze bite muri biya yazanye? Batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Muranyumva nshuti z'Imana? Abashumba mwahawe uko basimburana, abakozi b'Imana bacana, umva icyo bamaze, umva icyo data boherereza, umva icyatumye abaha impano, no kugira ngo twebwe abera dutunganirizwe rwose kudakomeza kwicara, ahubwo dutunganirizwe, turatunganywa, tugakura mu myuka yacu kugira ngo duhagurukire gukora umurimo, natwe tugende tugaburira iby'Imana, natwe dukomeze umubiri wa Kristo, dusohoke mu ngwiza murongo. Haleluya. Aryo umuntu mwaririmbanye na Murengezi yitwaga nde? Utari Murengezi yitwaga nde? Simbikangwa. Kugira ngo ntitube basimbikangwa, ntitube banibindeba. Haleluya. Kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Mwumve turacyari mu rugendo. 13. Abera batunganijwe kugabura iby'Imana, gukomeza umubiri wa Kristo. Noneho kuri 13 kugeza ubwo. Haleluya. Si ugutunganywa kurangira, ahubwo turi mu rugendo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bagize gute? Bashyitse. Haleluya. Biragatsindwa n'Uwiteka kubona umwana w'Imana umaze imyaka mu nzu y'Imana ariko atarimo ahinduka ugize gute? Ushyitse. Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, ngo kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse. Umwana w'Imana twamumenye aduhamagara, ariko reka mbabwire uko abigishwa be batindanaga nawe barushagaho kumumenya. Bamaze kuzura umwuka wera barushagaho kumumenya. Urupfu rutamuheranye bamubonye azutse barushijeho kumumenya. Kumenya Imana si ikintu kirangira, uko dutinda ku birenge bye tugenda twunguka kumumenya. Haleluya. Ngo kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Umva ubukure bwacu aho bugana, umva uko umukristo akura, no kugenda kura agana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo, ahinduka ushyitse, arushaho gusa na Kristo. Yavuga avuga ngo yo, avuga nka Kristo, akunda nka Kristo, afite impuhwe nk'izi, afite imbabazi nk'izi, n'umugizi wa neza. Iyo tumubonye tubona yarahindutse. Kubera iki? Arimo aragera mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Nshuti yanjye, wowe nanjye tugeze hehe mu rugendo rwo gukura? Umva 14 ngo kugira ngo
tudakomeza kuba abana. Tekereza wa mwana Imana ishimwe ko azakura agakura mu bwenge no mu gihagararo akamugisha ku muryango, ariko tekereza umwana akomeje kungana kuriya, uburyo ababyeyi bakwicwa n'agahinda ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana. Umva ingaruka zo gukomeza kuba umwana. Mu nyumvishiti z'Imana cyane cyane twebwe duhagaze mu kinyejana, nako nasanze ari iby'ibihe byose, ariko turi mu gihe kirimo